Iwe grenade! Mwana we! Kwani ayo ni ikirayi? Uko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Turacyari uwa gatatu ndi muri Amerika. Reba maze ikatata we bege soko. Yamenyekanye ku mazina nka Kakajwi, ariko amazina yiswe n'ababyeyi ni Rukundo Pacifique, umusore ukomeje kugenda yigarurira imbuga nkoranyambaga kubera ibiganiro agenda anyuzaho byumvikanamo gusetsa ndetse no gutebya cyane. Uyu nguyu rero ushobora kuba wamubonaga ariko ntumenye amateka ye, dore ko no kumenya isura ye bigoye cyane kubera ko uyu nguyu nyine aba yiyambitse ikintu kimeze nka maske, wamureba mu isura ukabona afite isura imeze nk'iyinkende. Ibintu rero bigora benshi ariko bakagumya kumukurikira bitewe n'uburyo nyine akoresha ubuhanga bwe mu biganiro agenda akora. Ushobora no kuba utaruzi amateka ye, ariko nanjye uyu munsi naje kugira ngo ngende mugezaho byinshi byaranze uyu musore Kakajwi Rukundo Pacifique. Ikaze. Byaba bigoye cyane rero niba usanzwe ukoresha imbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram ndetse na YouTube, ariko ukaba utarumva uyu musore agira ati Mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Turacyari uwa gatatu ndi muri Amerika. Reba maze ikatata we bege soko. Ni Kakajwi rero ukunda gukora ibiganiro agira ati nk'uko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Reka nkubwire ngo ahangaha nta kintu abatubeshyemo, gusa ikintu twavuga abatubeshyemo nuko nyine abavuga ngo nk'uko tubizi, ariko mu by'ukuri ntabyo tuzi. Gusa icyo nakubwira cyo aba atatubeshyemo nuko nyine uyu nguyu Kakajwi ari hariya muri Amerika. Mu kanya ndaje nze nkubwira buri kimwe, nkubwire n'icyamujyanye hariya muri Amerika nyine akunda kuvuga ko ariho abarizwa. Kakajwi rero ni umusore wavukiye mu Rwanda hariya nyine mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Uyu musore rero ngo ubwo yarangizaga kwiga amashuri ye yisumbuye yaje kugira gutya maze abona buruse imujyana kwiga hariya muri Amerika. Uyu nguyu avuga ko kujya nyine hariya muri Amerika ari ibintu byamugoye cyane. Ndakeka niba ukunda kumva ibiganiro bye, akunda gukora ibiganiro yiyita umuhungu wa Gatanazi. Uyu nyine Gatanazi ngo niwe wamufashije maze amushakira buri kimwe cyose kugira ngo abashe kugera hariya muri Amerika. Uyu nguyu rero Kakajwi ubwo yageraga hariya muri Amerika yakomeje amashuri ye, ariko ngo abona ntibyashoboka, atangira gutekereza icyo yazajya akora kizakimufasha kukibangikanya n'amashuri ye ubwo yageraga hariya muri Amerika. Ariko inyuma gato reka nkubwire ko Kakajwi yagiye muri Amerika ajyanye na mushiki we. Uyu musore rero Kakajwi nyuma yo gutekereza icyo azajya akora kugira ngo kimufashe gukomeza amashuri ye, uyu nguyu ngo yahise atekereza kuba yajya akora utuvideo maze akifungurira TikTok. Ibyo ngibyo ntago byatinze, Kakajwi nyine yahise afungura TikTok maze akajya ashyiraho utuvideo duto cyane, ariko utwo tuvideo nyine akadukora mu buryo budasanzwe kugira ngo nyine abashe kwikurira aba audience bazajya bamukurikira. Niko gufata rero amajwi ye akagenda ayahindura maze akaniyambika ikimaske, maze mu mvugo agenda akoresha akajya agenda avuga ko ari mushyashya muri Amerika. Nyuma yaho rero uyu musore afunguriye urubuga rwa TikTok yakomeje kugenda ashyiraho amavideo atandukanye, maze ayo mavideo akarebwa cyane agakundwa, benshi bagakurikira ibiganiro agenda akora kubera ubuhanga nyine agenda abikorana, yaba ijwi rye, amagambo agenda avuga, byose bikagenda byikururira aba audience. Kakajwi akundwa atyo. Nyuma yo kubona ko ibiganiro bye bikunzwe, Kakajwi yaje gufungura n'urubuga rwa YouTube. Uyu nguyu akomeza kugenda aba icyamamare kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ni Kakajwi.
ntangira rero iki kiganiro nakubwiye umuntu witwa Gatanazi. Uyu nguyu nyine ukunze kumvikana cyane mu mavideo y'uyu musore. Uyu mugabo rero Gatanazi ngo uyu nguyu sise nk'uko nyine Kakajwi agenda bivuga, ahubwo uyu nguyu ngo niwe wagiye umufasha mu bikorwa bitandukanye byatumye abasha gukomeza kwiga amashuri ye yaba segonderi. Uyu kandi ngo yanamufashije kuba yagera hariya muri Amerika nyine Gatanazi. Hanyuma rero ngo Kakajwi kuba akunda gukora amavideo ashyiramo izina Gatanazi ngo ni uburyo bwo kugira ngo amwereke urukundo, amushimira ko ibyo yamukoreye byamubereye byiza. Kakajwi rero ngo ubundi yari asanzwe avuka no mu muryango utifashije hariya mu ntara y'Iburasirazuba, hanyuma ngo haba kwiga buri kimwe cyose akajya abikura nyine kuri uyu mugabo Gatanazi akunda kwirahira mu mavideo agenda akora. Uyu musore rero mu kugenda yigarurira aba audience cyangwa se abamukurikira benshi kubera ubuhanga agenda akoresha mu mavideo ye, benshi bakagenda bibaza impamvu agenda akoresha amagambo atandukanye yiganjemo gutebya kandi avuga ko ari mushyashya muri Amerika. Benshi bakagenda bakekeranya bagira bati uyu nguyu ntago ari muri Amerika, benshi bakibwira ko ari hano mu Rwanda ahubwo ari content nshya yadukanye kugira ngo nyine akomeze kugenda yigarurira abafana. Abandi bakavuga ko uyu musore ari muri Amerika. Niwitegereza amavideo menshi uyu musore agenda akora, agenda agaragazamo inzu za hariya muri Amerika, ndetse kandi akagenda agaragazamo amasura ya bamwe mu bazungu nyine bari hariya muri Amerika. Ibyo ngibyo bikaba ari byo benshi bashingiraho bavuga ko nyine Kakajwi ari muri Amerika. Ariko nanjye icyo nakubwira cyo nuko nyine Rukundo Pacifique ari hariya muri Amerika yagiye kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga. Kakajwi mu mvugo rero itangaje, kwambara maske mu buryo nyine butangaje, ku buryo kumenya isura y'uyu musore bigoye, nibyo bituma agenda yigarurira abakunzi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Byaba bigoye ko waba ukoresha imbuga nkoranyambaga ariko ukaba utarabona uyu musore Rukundo Pacifique cyangwa se Kakajwi ukomeje kugenda yigarurira izi mbuga nkoranyambaga. Ngayo nguko rero ni Rukundo Pacifique Kakajwi twa turimo turaganiraho tureba byinshi bitangaje kuri uyu musore wagiye wigarurira imbuga nkoranyambaga agira ati nk'uko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Benshi bakagumya gushidikanya bibwira ko atari muri Amerika, ariko nanjye ibyo nkubwiye ni ukuri. Uyu musore akaba yibereye hariya muri kiriya gihugu cya Amerika nyine yagiye kwiga. Ngayo nguko rero komeza ugenda ubana natwe mu biganiro tuzatugenda tukugezaho. Imana ikurinde.